tubahaye ikaze nanone inshuti bakunzi ibacu wowe dukurikiye reka nongere ngusuze kandi kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ikaze. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyi inkuru irebana ibya Miss Igisabo wamaze gusiba amafoto yose ari kumwe na Bruce Melody ibasohokanye. Ni mu kanya gato cyane nkaza turambura iyi nkuru yose. Yitwa Uwase Hirwa Honorine, yamenyekanye nka Miss Igisabo ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2017, hakaza kuhavana akabyiniriro ka Miss Igisabo nyuma yuko yavuze ko ngo ateye nk'igisabo. Hakaba rero kugeza ubu yamaze gusiba amafoto ye n'umuhanzi Bruce Melody basohokanye. Reka ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru uko yakabaye, tubanza dusesengure neza ibya Miss Igisabo n'umuhanzi Bruce Melody. Aba bombi batangiye kujya bagaragara mu mafoto bari kumwe ubwo bahuzwaga na kampani imwe ya hano mu Rwanda bari kuyamamariza amatelefone. Uyu Miss Igisabo akaba yarahawe aka kazi nk'uwabaye Miss Popularity w'u Rwanda muri 2017, hakaba anakurura abagabo benshi kubera imiterere ye, naho uyu muhanzi Bruce Melody we yahawe aka kazi nk'umwe mu bahanzi nyarwanda bagezweho muri iyi minsi ndetse bagiye begukana bimwe mu bihembo bikomeye. Ibi byatangiye bifotozanya amafoto bijyanye n'ako kazi bari bahawe, ariko nyuma biza kugenda bigaragara ko na nyuma y'ako kazi telefone na kamera zikomeza umurimo wo gufotora. Henshi amafoto aracicikana karahava, ariko ahanini ugasanga ari na ba nyir'ubwite bayashyira ahagaragara. Aba bombi rero bisa naho ari bo bimenyinda, kuko mu minsi ishize Miss Uwase Hirwa Honorine uzwi nka Miss Igisabo yagaragaje amafoto yasohokanye n'uyu muhanzi basa naho bari mu rukundo na Bruce Melody, bitewe n'ayo mafoto yashyize kuri Instagram ye basohokanye akanyamuneza ari kose, ndetse akayaherekeresha amagambo y'urukundo. Ku rundi ruhande uyu muhanzi Bruce Melody nawe yasangije abafana be bo kuri Instagram ayo mafoto ndetse anongeraho akarango k'umutima. Inkuru dukesha ikinyamakuru Umuryango ivuga ko Miss Igisabo yatangaje inyuma yo gushyira hanze aya mafoto ko bari mu bihe bisa naho bica amarenga biganisha ku urukundo. Aha yagize ati "Some vitamins, it's only the beginning." Umwami ni icyamamare. Tugenekereje amwe mu magambo yavuzwe y'Icyongereza aragira ati "Zimwe muri vitamine ni intangiriro." Nyuma y'ibi Miss Igisabo yari yatangaje, Bruce Melody nawe yifashishije post Miss Igisabo yari amaze gushyira hanze, maze nawe ayisangiza abamukurikira ndetse ayiherekeresha akarango k'umutima. Kuri ubu aya mafoto cyakora Miss Igisabo akaba yamaze kuyasiba kuri akaunti ye ya Instagram. Bruce Melody akaba ubusanzwe afite umugore babana batarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, bakaba bamaze no kubyarana abana babiri, ndetse akaba yarigeze no kuvugwaho kubyarana umwana n'umukobwa uzwi ku izina rya Agasaro Diane. Gusa nyuma uyu muhanzi akaba yaraje kubihakana
avuga ko uwo mwana atari uwe, ko ahubwo ngo uyu mukobwa yamubeshyeraga. Uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi b'abahanga u Rwanda rufite, dore ko amaze gutwara ibihembo bikomeye bya hano mu Rwanda birimo Primus Guma Guma yatwaye. Uyu muhanzi kandi akaba yarahatanye no muri rimwe mu marushanwa akomeye hano ku mugabane wa Afurika rihuza abanyempano rizwi nka Coke Studio. Bruce Melody ni umuhanzi wagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye, nk'aho aherutse kugaragara mu gitaramo umuhanzi w'umunyamerika niyo yakoreye muri Kigali Arena mu kwezi kwa Nzeri umwaka wa 2019, aho yatangaje ko ari kimwe mu bitaramo nawe azirikana ko yatanzemo ibyishimo ku bari bataramiye aho basagaga 6,000 byose. Abagenekereza bakaba bavuga ko impamvu zigera kuri 2 arizo zishobora kuba zatumye iby'umubano w'aba bombi uhungabana, kugeza naho umwe muri aba bombi ahitamo gusiba amafoto bari bafitanye. Zimwe muri izo mpamvu rero harimo ko ngo uyu muhanzi Bruce Melody yaba yazize kuba asigaye avugwaho kuririmba indirimbo zirimo ibishego. Ku rundi ruhande abandi bakavuga ko ngo yaba Miss Igisabo yaba yasubije amaso inyuma agasanga bitamuhira gukundana n'umugabo ufite umugore n'abana 2. Tukaba tugikomeje kugerageza kuvugana n'aba bombi mu rwego rwo kumenya ikiri ku mutima wa buri umwe nyuma y'aya makuru ari kubavugwaho, ndetse no kumenya mu by'ukuri isoko y'aka gatotsi gashobora kuba katangiye guhirahira hagati y'aba bombi. Nge nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana.